uramuzi se? ubu ni umunyenkota wa mbere muri iyi si bamwita Yan Nantian. Ibira ibigori ntago byari bimuzi arabibwiye kumbe Mr. Yan hakuno yakira haruwaje Mr. Yan 见过燕大侠 ndagusuje uranze 我叫主人是江峰啊 master wanjye yitwa Jiang Fang 我想起来了 ndibutse n'ubu ngubu uri umukozi wa Jiang Fang 魏二弟约了今日 twagomba guhurira hano muri iki kigoroba ariko ntago yaje bimeze bite Mr. Yan 错了方向 mfite ubwoba ko hano hantu wayobye bishoboka bitwise bukana 楚楚的 yanyandikiye u Rwanda ko neza neza ruvuga karanga tugomba guhurira arimo ava iburengerazuba bwa mbere twatutse iburengerazuba gusa aho twanyuraga bisa nko hari hamenyekanye Zodiac ba 12 abazodiac 12 bisa nkaho bari bamenye aho twari tunatonyine twabahunze 主人现在绕道去了 Master yahise avuga ko tugomba kugaruka iburasirazuba 他很快就会到达 urumva rero kugera kuri 你的三圣庙 Sunshine Temple harimo nk'amayero 15 Mr. Yan 那与他会面吧 kubera iki mutajya guhura kuri urwo rusengero Sunshine Temple fata ifarashi utibike oya ntago ari ngombwa gweki umusore tugaruka hakuno kumbe disi wa mubyeyi yarabyaye yo uyu nguyu yarasa neza disi babyaye akana 一个像我 umwe asa nkawe bivuze ngo yabyaye impanga 我们一下子有了2个儿子 bakundwa mpanga zanjye natumwe asa nawe 他一下子多了2个侄子 一定也很开心 Mr. twavuze ko turahura ku rusengero reka tugende yabyaye impanga sheri 我没事 urumva umeze utemeze neza 大路只要找到燕大哥即使 urugendo ruracyari rurerure reka twite duhure na Yani ariya mabanda atongera kudufata niduhura nawe turi dufite umutekano Mr. Yan ngo ni umunyenkota wa mbere ku isi the world is best swordsman 敢问可是燕大侠 nakubaza Mr. Yan 方 si wowe ra ni ngewe 多有得罪 abasore banjye ngo mwahu urabacabiranye 镇远 niwe muyobozi ushinzwe niwe uhagarariye groupe y'aba 先落地 herekeza ibicuruzwa 正是在下 witwa Sheni cyane cya irasha 在下此次前来是专程来 narinje kugira ngo usure 找我什么事 是 turimo uranshaka 在下 nakubwiza ukuri 囤货价值 twakira amafaranga duherekeza ibicuruzwa 事本以为十分隐秘 rero muri aka kazi 不知为什么 twagira ngo nawe ufatemo igisata 竟然 kuko ntago tuzi aho bazodiac 12 bakuye amakuru 来行陈体扬言劫镖 rero urumva iturufu wayifata ni amazahabu 我帮你保镖不成 urimo urangura ngo ndinde ibicuruzwa ntago natinyuka 在下知道燕大侠在此 gusa ubwo uri ahangaha 便在附近 bazodiac 12 bari hafi 前往向他们分 yani ndakeka 那12下 wadufasha gukemura ikibazo cyabo 胆子 hari abazodiac rwose barabangama 这票红货 ntumaze sasa ngo bazodiac ni bande bakora iki bigenda biti twabonye basa nk'ari abicanye ukuntu ariko ngo namba bande 若非 hari abashenze ubwo bari ahangaha 我早已境之处 ugomba kubiyicira 多谢大侠 urakoze cyane nyakubahwa 我可没说要帮 ntago navuze ko ngufasha ariko 急事没空 hari icy'ingenzi ngomba kwihutira gukora buretse gato 大侠请看沈清红 ngaho fata Cheng Qingong 就算你把天下所有的黄金 nubwo wampa amazahabu yose yo muri iyi si 也不能将我与我 ntawampagarika kugura umuvandimwe wanjye Jiang Fang ntibishoboka mugumana amazahabu yanyu ngo iki none se uriya arabakatira 苗头如果燕大 umuyobozi 咱们怎么对付12星象 Mr. Yan atadufashije bariya bazodiac 12 turabagenza gute 那您跟他们约的是 n'ubundi kuva ku itangiro byari bitureba 今日 reke twite ku bitureba nyine 屋里三圣庙外 twerekere muri Sunshine Temple ubwo nta kundi sasa aho bavuze bagiye kujya ila escort group nigiye kwerekera bajya muri Sunshine Temple kandi Sunshine Temple niyo hano n'ubundi Mr. Yan agiye kuza ari buhure n'uyu muvandimwe we nimba ari murumuna we nimba ari umwana we ntago mbizi gusa ari kumwita Daga Jaga ubundi abari Blaza umuvandimwe ariko nanone muba mwarakoze bond mutavuka nubwo mwarakoze bond mwaranywanye 你们怎么又来了 aba baronge barabitambika mwebwe nanone kandi 这个厉害 ntago mutinyanye One Palace 不成 ushaka gupfa Mr. Jiang 就别装蒜了。 rekera kwijisha sha 现在 ubu ngubu 公主 umuyobozi wa One Palace ashaka mwese ngo mupfe karabaye aho baturutse ntago arizwe dushaka kubica bikangamo 那个女的只不过是一花 uwo mukobwa yari umukozi wo muri Yihwa Palace ni Yihwa ni umugambanyi wa Yihwa Palace ntumbaze ngo muri Yihwa Palace ni hehe filime iracyari ku itangiriro yarangije yavanzamo nta kundi dore uko bagenda ibibazo Zodiac 12 Zodiac geracya naho bajya
musore twabonye ari indwanyi nziza reba filime ni episode ya mbere kati gikarete kubita ibigori reba filime dore uko bagenda dore uko baca tugendesha reba filime geretse kick bretse hello kick bamwise Mr. Jiangfang bamwise Fang kumbe hejuru ye hello reba filime hey geretse Nyagasani Yulang Chamuramu Nyagasani yarangije vana y'inkota abandi mubayi bamenyereye takagombye kumenyera kumbe gikarati munzu nakigenda harimo abana n'umubyeyi nibwo akibyara ntaraba ku kiriri yipasa rya rangije garuka ku gikarati balance barakiroba baragishwanyuza filmira faraje igenda ukwayo gikarati kirayoba undebere nawe bari ku mugezi sasa bari hakuno ku mugezi sasa kumbe dore papa icyakora yaraka Jiangfang ariko igikarati hakurya hari umubyeyi nibwo akimara kubyara Nyagasani Yulang kumbe hakuno ku ruhande dore Mr. Yan Nantian dore uko agenda n'umunyenkota mwiza the world's best swordsman kuri Sanshang Temple yarahageze kwa rusengero bagomba guhurira agomba guhura n'umuvandimwe we Aje ntago ari Dagani Aje niwe muvandimwe wa mwaranywanye mufitanye bonde naho Daga abari muvandimwe wawe muvukana ase nibeshyira tangira kubarabara harabara 啊，这一算，弟妹也快生了， atari kiniyo bivuze ngo 马上就有一个孩子要叫我伯伯了。 n'umugore wagiye kubyara hari abana bagomba kunyita onkure barimo baraza kumba abana bavuga bagomba kumwita onkure hano barimo barinda kubica bazote ya 12 mwangiza igikareji huni mushaka iki 并没有携带过多的珠宝。 kwanze ko nta by'agaciro mwabonye mu gikareji mwarekiye aho ngaho 后江公子是和一个人做 twagutegereje hano kubera ko twari dufitanye umuntu twagiranye diro ngurube 让他也快死了。 n'ubundi se kagiye gupfa twamubwiye ukuri ko ntacyo bitwaye uru rwitwa ngurube 是你藏起来的那笔宝藏的一半， n'ubundi ubutunzi nibwo turi buhembwe nitumara kukwica 星象就没得分了。 rero ntago twakure kuri muzima ko ntago twabona ubutunzi uyabona ko ntagarure n'ubundi baramwica Yulang agenda udusige wivuga basiga gute ni gute nabasiga inyuma ntibishoboka yarangije ajya kwataka arwanya abasore bagabo n'indwanyi nziza katurore filimi raha barakubita nkoko ni mubaya nkoko aradiha papa baramukubise hareba mama nibwo bakibyara bazodi aka 12 batumya n'abaturuka muri Yihwa Palace baramuroba papa baramurobye impande zose katurore filimi raha in episode ya mbere Yulanga yo baramubaze barakubita kumbe cyangurube cyaje hakuno ku mubyeyi no umunyamahirwe sha yabyaye utwana tubiri tw'impanga burari kwegera umugore wanjye nisakirirago kumbe baramurobura ajya he Nyagasani filimi raha katurore wimukoraho ninkoraho se nimaziza kumukoraho urakora iki Gerarcha wapi baramuroba yo Gerarcha giseka yaragifata bikana afite imbaraga ariko nibwo kibyara we tuzasha nibwo kibyara nibwo aracyari ku kiriri yareba yo birababaje cyangurube ni kibaya ngure ni mubaya ndabaturuka muri Yihwa Palace nibo babatumye ngo bazi babice jugunya hakurya umugore ukivakunda nakukibyara rangije umugi shinyura mwica kibyara bimuziritse wapi agatege ntinako byanze yo Yulanga